bamushyize mu giseke kinini cyane, bamutsindagiramo ku buryo atashobora no kwinyagambura. Bamunyurana ku mayaga ya Butare, bamujyanye kumoroha mu Kanyaru. Kubera kunanirwa, baratuye bararuhuka, agatotsi kabatwaye, haza abajura bavuye kwiba inka, barabakanze, bariruka, ya nkangara bayitaho. Ndagusuhuje wowe uteze amateka ativa amatwi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, ukanda inzogera, kugira ngo n'ubutaha ujye ubonera ku gihe amateka nk'aya y'u Rwanda. Niba ukunda ibyo dukora, kanda like, ukande share, unatwandikire utubwire andi mateka y'u Rwanda twazakomerezaho ubutaha. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga, umwe mu bami bayoboye u Rwanda mu bihe by'inzitane, yatanze kwa 25 Ukuboza mu 1944 ari mu buhungiro i Moba, aho ni muri Congo. Ubuzima bwe bwari bugoranye cyane kuko yahuriye n'ibizazane byinshi kuva mu bwana bwe kugeza atanze, harimo n'ihirikabutegetsi ryabereye ku Rucunshu. Nubwo yabaye umwami mu gihe cy'ibibazo bikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, Musinga yashoboye kumara imyaka 35 ku ngoma, agahangana n'ibitero byinshi by'abazungu n'abanyamahanga bashakaga kwigarurira igihugu cy'u Rwanda. Kuva ku kuba umwana wa Kigeli Rwabugiri na Nyirayuhi Kanjogera kugeza gutangirira mu buhungiro, amateka ya Yuhi Musinga ni isomo rikomeye ku mateka y'u Rwanda. Ubuzima bw'umwami Yuhi Musinga. Umwami Yuhi Musinga ari kumwe na nyirarume Kabare mu bihe bibi ubwami bwa Musinga bwaciyemo. Birashoboka ko Musinga ari umwe mu bami b'u Rwanda bayoboye mu bihe bibi cyane, nta n'ubunararibonye bwo guhangana nabyo afite, ndetse n'ibizazane yahanganye nabyo kandi inkururizi yabyo atarayigizemo uruhare. Amateka agaragaza ko Musinga yabayeho mu bihe bibi kandi bikomeye, birimo amahwa n'ubusharire bwinshi, uhereye mu bwana bwe kugeza atanze. Intangiriro y'ubuzima bwa Yuhi Musinga. Yuhi Musinga ni umuhungu wa Kigeli Rwabugiri na Nyirayuhi Kanjogera. Ni umwe mu bana basaga 15 Rwabugiri yabyaranye n'abagore bagera kuri 20.